intandaro y'amakimbirane hagati ya Itahiwacu Bruce wamenyekanye mu muziki nyarwanda nka Bruce Melody, Igitangaza, Munyakazi nyuma waje kwita 001 ndetse na Mugisha Benjamin, The Ben, Tiger B, Igisamagwe, One of a Kind. Bijya gutangira umunyabigwi mu muziki nyarwanda Meddy Medard yavaga mu muziki wa Sekira akinjira muri gospel. Ubwo ihangana ryaratangiye, bamwe bati Bruce Melody Igitangaza ni wa mbere, abandi bati ni The Ben. Impera z'umwaka wa 2025 ubwo igitaramo cya Daniel Groove gitegurwa n'umugabo The Ben cyendaga gutangira, buri wese yateguje indirimbo. Bruce Melody ateguza iyitwa Munyakazi, naho The Ben ateguza indirimbo yise Indabo Zanjye. Bruce Melody asohoye indirimbo yise Munyakazi yari irimo isesereza ryinshi ndetse n'ihangana, avuga ati ntimukangiranye n'utunyamaswa duto, yewe nayikubita ijanja kandi ngende Munyakazi. Muri video yakoze iyo ndirimbo hagaragayemo Bruce Melody afite icyuma gihuha, cyagaragayemo aho umuntu wari ufite umutwe uriho uruhara, ushaka kuvuga ko Ben nta musatsi agira nk'uko bakunda kumuserereza. Nyuma gato The Ben nawe yaje gusohora indirimbo yitwa Indabo Zanjye, yagaragayemo umugabo wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga na Nyamabondo ari mu ivuriro yagiye kubagisha inda wayigabanyishe, ibyo bakunze guserereza Bruce Melody ko yagabanyishije inda ayibagishije, bizwi nka plastic surgery, nubwo n'ubundi byarangiye ngo itagiye nk'uko bakunda kubivuga. Ubwo umunsi w'igitaramo nyirizina warageze, igitaramo Daniel Groove gitegurwa na The Ben ubwo yari yatumiyemo Bruce Melody kugira ngo bahiganwe ubutwari bigaragariza abafana imbonankubone kuri stage muri BK Arena. Ubwo igitaramo cyaratangiye, abafana ba The Ben sinakubwira barafana karahava, aba Bruce Melody nabo bigenda gutyo. Yaje kurangira bavuga ko umugabo wa The Ben yaje gukubita inshuro na Bruce Melody mu gitaramo yiteguriye, ariko nyuma abafana bagakomeza kuvuga bati biriya ntabwo byari bihagije ngo tumenye ngo 001 ninde, cyangwa se umuhanzi wa mbere urenze kurusha abandi ninde, urenze kurusha abandi ninde. Bruce Melody yagize initiative yo gutangira ibitaramo yise The Summer Country Tour, biba mu mpeshyi y'umwaka wa 2026. Igitaramo cya mbere cyatangiriye mu majyaruguru Musanze. Muri ibyo bitaramo buri muhanzi wese yaje ashaka kwemeza undi wagaragariza abafana bari burenze. Muri icyo gitaramo cyabereye mu karere ka Musanze cyabereyemo udushya twinshi dutandukanye, ubwo umunyarwenya uzwi nka Pirate, umufana ukomeye cyane wa Bruce Melody, yakoraga ibisa nk'ibigize icyaha ubwo yafataga umugabo wisize amarangi y'igisamagwe. Byagaragaraga ko yerekana umufana wa The Ben yamushyizemo ikiziriko ari kugenda amukurura, byaje kumuviramo gukurikiranwa n'inzego, akurikiranwaho icyaha. Icyo gitaramo cyabereye mu karere ka Musanze cyaje kurangira abasesenguzi mu by'umuziki bavuga ko The Ben yakubise inshuro Bruce Melody, mbese bimwe bita mu mupira w'amaguru hat-trick, 3-0. Ibitaramo ubwo byarakomeje bikomereza mu karere ka Nyagatare, byavugwaga ko ari iwabo wa The Ben. Ibitaramo naho byarakomeje nk'ibisanzwe, abafana bari benshi, nabyo byaranzwe n'udushya twinshi. Ubwo igitaramo cyari kirimbanyije, The Ben yagiye ku rubyiniro akora ibishoboka byose anezeza abafana, avaho na Bruce Melody bibuko, ariko
ubwo The Ben yavaga ku rubyiniro abafana bashatse gutaha bavuga ko icyabazanye kirangiye, ariko abashinzwe umutekano kuri stade barabwira bati ntabwo mwagenda, igitaramo ntabwo kirarangira. Bruce Melody ajyaho nawe arapafominga ndetse abikora neza. Byaje kurangira avuga ko baguye miswi, avuga ko bose banganyije. Nuko ibitaramo bikomereza mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera naho haranzwe n'udushya twinshi ubwo umuhanzikazi Bwiza bari kubanza ku rubyiniro yahamagawe akabura. Naho ibitaramo byarakomeje, The Ben ajya ku rubyiniro nk'ibisanzwe ashyiramo indirimbo zihagurutsa abafana, harimo iyo akunze gushyira ku rubyiniro abafana bose bakajya mu kirere yiswe Thank You My God. Bruce Melody nawe yagiye ku rubyiniro, ibyaje kurangira nabwo bavuze ko yakubise inshuro Bruce Melody agatsindwa nanone hat-trick 3-0 mu mbuga ya kinyamupira. Ibyaje kurangira Bruce Melody ashyize hanze yuko bamwe mu bashinzwe kureberera inyungu ze urebeye 145 harimo abafana The Ben. Ubwo yaje kujya ku rukuta rwe rwa Instagram avuga yuko coach akeneye coach, bikekwa ko yavugaga uwitwa Coach Kayel. Byaje kurangira nanone agiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ubwo The Ben yari ku rubyiniro i Bugesera yaje kugwa, ibyarangiye amwise Rugwiro, ndetse n'ureberera inyungu ze bita Muyoboke Alex nawe mu biganiro n'itangazamakuru muri press conference yateguraga ibitaramo bya Daniel Groove ko nawe yaguye kuri stage, nawe amwita Mugwaneza. Izina byaje kurangira rikunzwe na The Ben kuko nawe yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram abwira abanyarwanda bati Rugwiro naje, nizere ko mwiteguye. Hasigaye igitaramo kimwe cya kamarampaka kizabera mu karere ka Rubavu mu minsi mike iri imbere. Reka dutegereze turebe 001 umuziki nyarwanda ninde. Urabizi ko ababurana ari babiri, umwe muri bo aba yagize nkana, ariko byose biraje bijye ku mugaragaro. Mwakoze kubana nanjye. Ni Joseph Talks, ura subscribe, share na comment, ndetse ukore no kunzogera kugira ngo uzambone n'undi munsi. Bitabaye ibyo ntabwo uzongera kunyumva.